turahorana tuje kwiga icyigisho gisoza icyigisho tumaze icyumweru twiga kitubwira ngo Yesu na Lazaro. Ni muri bya byigisho byacu bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ibyigisho bya Bibiliya bifite ku isabato bidufasha kwiga Bibiliya. Imana ibamugisha rero tubashimira uburyo mudukurikirana n'uburyo tubana umunsi ku wundi. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Turi kumwe n'ababene data mumaze icyumweru badufasha babamugije namwe. Turakurikije neza ibintu byawe byiza iteka yatinze tubonye bucya ingingo y'ejo mwese bameze neza kandi kuri ibyigisho biraryoshye. Icyigisho cya Yesu na Lazaro kiraryoshye. Twebwe kuko tukiga tuzi n'icyaje gukurikiraho biraturyohera, ariko mu gihe cy'abigishwa twabonye ko bari bahangayitse, yaba abigishwa ba Yesu yaba na bashiki ba Lazaro. Ingingo y'ejo twabonye ivuga ngo gutegereza. Bategereje bahangayitse kandi birabahangayikisha kugeza igihe babonye igisubizo. sinzi gerageza kubibona Rero kubera ko tubyiga tuzi n'igisubizo cyavutse twishimye, ariko natwe igihe tugezweho ibisa n'ibya Lazaro na bashiki be ndetse n'intumwa ze, burya tujye tumenya ko wakemuye ibibazo kijya gihe natwe dukemuye ibibazo. Rero mbere yuko tujya mbere tubanze gusenga. Turagushimiye Data wera muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye uburyo watwandikishije ijambo ryawe kugira ngo tubere umutsima w'ubugingo. Muri uyu mwanya tugiye kurambura ibyanditswe byera twiga. Ndakwinginze kugira ngo utuyobore, utuyoboze umwuka wawe wera, kandi abazakurikirana ibi byigisho dusenze kugira ngo umwuka wera azabasobanurire. Ubuntu bwawe bubane natwe, byose tubyakira mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Reka tuze ku ngingo y'uyu munsi. Ni ingingo isoza iki cyigisho, iratubwira ngo buri gihe siko ibintu bigenda nk'uko tubyiteze. Ahantu hari igihe ushobora gusenga wifuza ko ibintu biba bitya, ukanabisaba Imana, ukayiringira, ariko ntugende nk'uko ubyiteze. kanza muri sanse negative Iyo bibaye bityo twakufata dute, twabigenza dute? Turaje kubwira nicyo cyabazanye kugira ngo ufashe abadukurikirana. bityo Noneho hano reba muri Zaburi 116 umurongo wa 15, ariko mbere y'uko tuhasoma reka twumve ikibazo kiri hano. Ni iki buri gihe tugomba kuzirikana ku byerekeranye n'urupfu rw'abagaragu b'Imana b'indahemuka, tutitaye ku buryo rwaba rumeze kose? Zaburi 116 umurongo wa 15 haranditse ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Urupfu rw'abakunzi b'Uwiteka ni urw'igiciro cyinshi, rurahenze. Rya somo ryo mu isomo ryo kuzirikana. Ibi byigisho biba bifite isomo ryo kuzirikana tuba tugomba kugenda tugarukaho. Urupfu rero rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Noneho hano harimo akajambo kavuga muri cya kibazo kirakomeza ngo tanga urugero. Nshuti udukurikiranye ushobora kubona ingero, ariko nawe tugiye gusubira mu ijambo ry'Imana. Reka dusabe mwene data dusomere mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Ni ku ipaji 263 hari amagambo agira ati ntabwo Elisa yahawe gukurikira shebuja mu igare ryaka umuriro. Uwiteka yemeye ko afatwa n'uburwayi bwamumazemo igihe kirekire, mu masaha maremare yo gucika intege kwa kimuntu no kubabara kwe. Ukwizera kwa Elisa kwakomeje komatana n'amasezerano y'Imana, kandi iteka ahamukikije yahabonaga intumwa ziturutse mu ijuru kumuhumuriza no kumukomeza. Ukwizera kwe kwari kwarakuze kumutera kwiringira Imana ubudatezuka, kandi igihe urupfu rwamugeraga amajanja yari yiteguye kuruhuka imiruho ye. Urumva hano tubona urugero rwa Elisa, kuko navuze abadukurikiye no muri biriya babonamo ingero nyinshi, kandi burya n'abazengurutse mushobora kubona ingero. Hano Elisa ntabwo Eliya yari shebuja wa Elisa. Eliya we yagiye mu ijuru na Serwakira adapfuye.
kibazo. Rero Elisa urukundo rwamugeza amajanja kandi ibyiringiro bye birakura birakomeza. ikindi cyumvikana hano, aya magambo arahita asobanura neza uyu mutwe w'iri jambo w'iyi ngingo, kuko ngo buri gihe ibintu siko bigenda nk'uko tubyiteze. Gute? Urupfu twebwe umuntu apfuye turareba tukababara, ariko hari ikintu kimwe twabonye tugomba kuzirikana, ni uko urupfu rw'abakunzi b'Imana ni iki? Rw'igiciro Rw'igiciro cyinshi. Urumva ko twebwe ibyo twiteze ko urupfu ari rubi, ku Mana yo ni iby'igiciro. Ikindi, Elisa yagize amahirwe yo kubona shebuja agenda mu igare rya kumuriro. Wenda reka ntekereze yuko nawe yari yiteze ko ariko bizamugendekera, ariko ibyaje kuri we bitandukanye n'ibyabaye kuri shebuja. Muri make, ibintu akenshi uko bigenda siko twebwe tuba tubiteganya cyangwa se tubyiteze. akoze rwose. Ni ibihe bintu byabereye i Betaniya mbere y'uko Yesu ahagera, kandi ninde wundi wari uhari igihe yazaga? Yohana 11:17 kugeza 19. Yohana igice cya 11 ku murongo wa 17 handitse ngo, Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka sitadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Mariya na Marita kubahumuriza ko musaza wabo yari yapfuye. Ubwo hari abayuda benshi, kuko nabaje ngo ninde wundi kandi wari uhari. Hari abayuda bari baje guhumuriza bashiki ba Lazaro mu rupfu rwa musaza wabo. Hepfo dusubira twumve byose. Mu gutinda kujya kureba Lazaro, Kristo yari agambiriye kugaragariza imbabazi abantu bari bataramwakira. Yaratinze kugira ngo nazura Lazaro bishobore kubera ikindi gihamya abantu batizeye kandi binangiye imitima ko ari we kuzuka n'ubugingo. Ntabwo Yesu yifuzaga ko abantu babura ibyiringiro, abakene, intama zazimiye zo mu nzu ya Isiraheli. Umutima we washengurwaga no kutihana kwabo. Mu mbabazi ze yagambiriye kubaha ikindi gihamya kibereka ko ari we ushobora gutanga ubugingo no kudapfa. Iki cyagombaga kuba igihamya abatambyi batashoboraga kugoreka. Iyi niyo mpamvu yatumye atinda kujya i Betaniya. Iki gitangaza gikomeye cyo kuzura Lazaro cyari icyo gushyira ikimenyetso cy'Imana ku murimo we no ku byo yavugaga ko ari Imana. Rwose hano urumva harimo ibintu bibiri. Icya mbere tubonye amateka ya Elisa, ibyo rwose yabayeho, abona shebuja agenda mu muriro we wa serwakira, ariko we uburwayi bumugeraho. Ariko tunabonyemo hano amateka ya Lazaro. Lazaro ngo yarakoraga iminsi n'igituro Yesu atarahagera. Ariko muri iyo minsi, muri uwo munsi wa kane, ngo abayuda bari bateraniye kwa Mariya na Marita baje kubahumuriza. Ibi bintu uwuhe musaruro byatanze? Uwuhe musaruro byatanze? Kuko ingingo iratubwira ngo buri gihe siko ibintu bigenda uko byari byitezwe. Uko bashiki ba Lazaro bari babyiteze siko byagenze, uko Elisa yari abyiteze siko byagenze. Ni iki twe bitwigisha uyu munsi? Reka dusabe mwene Natasha aduhurize ibintu n'ibintu byacu muri iki. Ibi turi kwiga hano ni iki gihe cyacu, irahurira hehe, iratwigisha iki? Murakoze cyane. Nk'uko twabigarutseho kandi mwabigarutseho, abadukurikiye bakwiye kuzirikana ijambo. Mu mbabazi z'Imana, Yesu yagambiriye ko iki gihamya kiba kugira ngo abayuda bateraniye kwa Lazaro mu kiriyo. Hari n'abataramwizeraga, abamupingaga, bavuga ko atari Imana. Yemeye ko biriya bintu
ari we mutangabugingo. Abatarizera bagira bate bizere. Rero muri ubu buzima hari ubwo Imana yemera ko ibyago bitugeraho, kugira ngo muri biriya byago abatizera bizere. Ariko nanone icyo Imana ikora, iba yaraguhaye imbaraga zo kumenya uko wihanganira ibyo bigeragezo. Wowe nk'uko twabyize nk'umwizera n'umukristo, zirikana ko uko utekereza ibintu biri bugende hari ubwo bitagenda, kandi bitagenda ko bikaba n'umugambi w'Imana. Niba hari ukuntu utekereza ibintu biri bugende ukabona bigenza ukundi, wowe muri uko gucika intege no gutendemuka, zamuramo ibyiringiro. Hari ubwo Imana igira ngo ibyaze umusaruro icyo cyabaye, kandi icy'ingenzi intsinzi izaboneka. Nutegereza ugategereza ugategereza, intsinzi izaboneka. Urakoze cyane. Iyi ngingo reka tuyisoze, kandi mu kuri tubashimire. Hano tubonyemo iki cyigisho kitubwira ngo Yesu na Lazaro rwose kitweretse ibintu bikomeye, kandi bizanasobanuka no mu kindi cyigisho kizakurikiraho. Nizera ko nacyo kizarushaho kumvikanisha neza aya mateka ya Yesu na Lazaro. Ariko tubonye inkuru zikomeye cyane, tubonye ko igihe burya ibyago tugezeho, igihe dusenga tuba dukwiriye gutegereza Imana yacu, kandi tutitaye ko ibyo dutekereza ari byo biri bube, ahubwo tujye tuvuga ngo ibyo ushaka ari byo biba. Hari indirimbo ivuga ngo ibyo ushaka bibe. Rero reka twifurize abadukurikiye gushyira ibyiringiro mu Mana no kuvuga ngo ibyo Imana ishaka ari byo bibaho, kandi natwe